umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibibukane n'abanyu n'ibyanyu mu izina rya Yesu. Imana yibuka amaturo yanyu, yibuka amasengesho yanyu, yibuka ibitambo byanyu. Imana ikwibukane n'ibyawe n'abawe. Imana ikugirire neza, Imana igutangaze, Imana ibohora ibyawe, Imana yite ku byawe. Haleluya. Ndanezerewe cyane rero, Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda cyane. Nezerewe kubana namwe. Mumenyereye mu gitondo ko naje kumanywa. Hari abantu benshi bajya babinyishyuza ngo ko ntaza kwigisha. Uyu munsi naje rero. Haleluya. Kandi ndumva nezerewe. Imana ibaha umugisha. Nezerewe kubana namwe. Amen. Iki cyumweru rero tuzasenga Imana itumara ubwoba. Ejo dusenga ku gicaniro, Mwuka w'Imana yanjeho arambwira ngo dusenge Imana itumara ubwoba, imara ubwoko bwayo ubwoba. Ubwoko bwayo bufite ubwoba. Abantu baragenda n'ubwoba, abantu bari mu bwoba, barasengera mu bwoba, barashakira mu bwoba, barasabira mu bwoba, barakorera Imana mu bwoba, baritwara baragenda mu bwoba. Rero numva muri nge ngo dusenge Imana itumara ubwoba. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero teme yacu ni gushaka Imana bimara ubwoba. Gushaka Imana bikumara ubwoba. Pana gushaka Imana iguha amazu n'amafaranga, gushaka Imana iguha amamodoka, Imana ushaka, Imana dushaka iki cyumweru, Imana tuzahamagara iki cyumweru, Imana uzahamagara muri uku kwezi, Imana izabanze kugenderere igukuremo inyama y'ubwoba, iguhe gushira amanga mu izina rya Yesu. Kuko numara gushira ubwoba, numara gutinyuka, uzahangara ibiguhangara, uzatinyuka ibyagutinyutse. Ntabwo uzatinya, uzakomeza. Ntabwo uzihisha, ntabwo uzajya mu buvumo, ntabwo uzabebera, ntuzagira ipfunwe. Nusenga Imana ikakumara ubwoba, nshuti yanjye, reka nkubwize ukuri, ibintu bizahindukira imbere yawe ubireba. Haleluya. Ubwoba ni umuryango wa shitani, ni umuryango Satani akingura mu buzima bw'abantu b'Imana, mu buzima bw'abakiranutsi, kugira ngo yinjire abashe gukora imirimo ye neza, atuje, atunganiwe, nta kimutera ubwoba, nta kimuhagaze imbere. Iyo wamaze kugira ubwoba urihisha, iyo wamaze kugira ubwoba uritwikira, iyo wamaze kugira ubwoba urabebera, iyo wamaze kugira ubwoba ntabwo urwana, iyo wamaze kugira ubwoba nta hishurirwa ugira, nta muyoboro ugira. Haleluya. Iyo wamaze kugira ubwoba yifuriza gupfa, iyo wamaze kugira ubwoba wisabira uburuhukiro ugahunga. Ariko Imana yo mu ijuru idukingira uyu muryango w'ubwoba, inyama y'ubwoba irandure mu buzima bwacu mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 34. Hari umuntu ufite ubwoba, hari umuntu ugendana ubwoba. Haleluya. Imana usenga imara ubwoba. Imana usenga ni Imana itumara ubwoba. Haleluya. Jambo ry'Imana 34 Zaburi ku murongo wa 5 haravuga ngo nashatse Uwiteka aransubiza, ankiza ubwoba nari mfite bwose. Dawidi yari umukozi w'Imana ukomeye mu gihe cye. Yari umuntu ufite umutima Imana yishimira. Yari umuntu unezeza Imana, kuko ngo yari afite umutima umenekeye Imana. Haleluya. Ariko igitondo kimwe umutima we uterwa n'ubwoba. Igitondo kimwe ubwoba buramwibasira. Igitondo kimwe ubwoba buramugota. Ubwoba bw'abamuhagurukiye, ubwoba bw'imibereho. Dawidi agira ubwoba. Wa mutima Imana yishimiraga uterwa n'ubwoba. Arangije ikintu yakoze cya mbere, ngo yashatse Uwiteka. Haleluya. Ngo amaze gushaka Uwiteka, amukiza ubwoba yari afite bwose. Aramusubiza, amukiza ubwoba yari afite bwose. Rero igihe cyose utewe n'ubwoba, igihe
cyose dutewe n'ubwoba, igihe cyose umuryango w'ubwoba yakingutse mu buzima bwacu, icyambere cyihutirwa ugomba gukora, icyambere cyihutirwa ngomba gukora ni ugushaka Uwiteka, ni ugushaka mu maso y'Imana, ni ugushaka Imana imara ubwoba. Imana yarangiza ikagukiza ubwoba bwawe bwose. Imana niyo yonyine ikiza ubwoba bwo mu mutima. Imana niyo yonyine imara umuntu ubwoba. Nta muntu wagukiza ubwoba bwawe, nta muntu wagukiza ubwoba bw'imibereho urimo uracamo, nta muntu wagukiza ubwoba bw'abaguhagurukiye, nta muntu wagukiza ubwoba bw'ibikurwanya, nta muntu wagukiza ubwoba bw'ibyo urarebesha amaso bikwatatse bikugarije. Nta muntu wabigukiza uretse Imana yonyine, niyo igusubirisha kugukiza ubwoba. Haleluya. Aravuga ngo rero igihe nari mfite ubwoba, igihe ubwoba bwari bungose, igihe bari bamuhagurukiye, haleluya, igihe bashakaga kumwirukana bari bamuhagurukiye, ngo arangije ashaka Imana, ashaka Uwiteka. Amaze gushaka Imana, Imana iramubona. Ikintu cya mbere Imana ireba mu mutima, haleluya. Iyo dushatse Imana ibanza kureba mu mutima. Imana yitegereje mu mutima wa Dawidi, isanga harimo ubwoba, isanga ikimwirukansa n'ikimwahagiza, n'igitumye atabona ibitotsi, n'igitumye atarya, n'igitumye azamutse. Icyambere umutima wamaze kuba atake, wagize ubwoba. Imana irangije igira gute? Imukiza ubwoba yari afite. Haleluya. Imana imukiza ubwoba. Ubwoba buterwa n'ibintu byinshi inshuti y'Imana. Icyambere kizana ubwoba ni ibyaha. Ubwoba buzana ibyaha, bukomoka ku byaha. Inkomoko y'ubwoba icyambere ni ibyaha. Ijambo ry'Imana mu Migani igice cya 28 umurongo wa mbere. Haleluya. Icyaha kizana ubwoba. Haravuga ngo umunyabyaha ahunga ari ntawe umwirukankanye, ariko umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Ikintu cya mbere kizana ubwoba ni icyaha. Iyo waguye mu cyaha, iyo wakoze ibyaha, ikintu cya mbere Satani azana mu buzima bwawe ni ukuguteza ubwoba, akaguhagarika umutima, akakwereka urupfu, akakwereka ko birangiye. Umunyabyaha arahunga, agahunga ntawe umwirukankanye, ngo ariko umukiranutsi we ashira amanga nk'intare. Igihe cyose ubwoba bwinjiye mu buzima bwawe, wumva wabaye atake, ukumva ubwoba bwaguteye, ukwiye kwicara ukabanza ukigenzura, ukabanza ukisuzuma kugira ngo uhangane n'igihanda cyitwa bwoba, kugira ngo ubashe kumenya isoko, ubashe kumenya irembo cyinjiriyemo, ubashe kumenya uburyo wagikura mu nzira yawe, ubashe kumenya uburyo wagihangara. Ugombe ubanze wisuzume, wiyinire muri wowe, wirebe ko nta cyaha kikurimo, wirebe ko nta rubanza ufite muri wowe imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Wirebe, wisuzume, ese mbanye gute n'Imana, ese mbanye gute n'abantu, ese ibintu ndimo ndacamo, ibi bihe ndimo ndacamo, ibi bigeragezo, iyi miyaga, izi ntambara mbikiranutsemo cyangwa ndimo ndabicumuriramo. Iyo watangiye gucumurira mu kigeragezo, ntabwo ikigeragezo kizakuva imbere. Iyo watangiye gucumurira kuri uwo musozi ukuri imbere, ntabwo uwo musozi uzawutegeka ngo uveho, ntabwo uzagusuzugura. Iyo ibyaha byakwatatse bikinjira uri mu kigeragezo, bikivanga n'ikigeragezo urimo, reka nkubwize ukuri, ikigeragezo kizagusuzugura. Amasengesho wasenga yose ari mu icyaha muri icyo kigeragezo ntabwo azagikuraho. Imana idufashe. Haleluya. Ikigeragezo
kiragusuzugura. Dayimoni aragusuzugura akanga kukuvamo, akanga kuva mu muntu, akanga kuva mu rugo rwawe, akanga kuva mu kazi kawe, akanga kuva mu gihugu, mugaturana, mugasangira, mukagendana, mukabana, mukararana, mukajyana mu kazi, mukinjirana mu modoka, kubera ko neza nawe yabonye intebe, afite ikintu ahagazeho nicyo yishingikirijeho, arimo aragusuzuma akakureba neza, akabona ntaho mutandukaniye, akabona agatebe ke karacyari muri wowe. Ntabwo rero wamwirukana ngo agende utarabanza kwirukana icyaha kiri muri wowe, utarabanza gukura icyo cyaha muri wowe kimuhesha intebe, kimuhesha n'ubutware bwo kugukora icyo ashaka. Abantu benshi turi mu masengesho y'ubwoba nanone, ugasenga wirukana, ukubita ibigeragezo abantu wabamaze, urabahambira, urababoha, urabatwika. Ese nshuti yanjye, wabanje ugatwika ibikurimo bibahesha n'ubwo butware bwo kugusuzugura, bwo gutuma ubahunga? Ni iki gitumye uhunga? Ni ikihe gitumye umutinya? Ijambo ry'Imana muri Zefaniya 3:17 haravuga ngo Imana iri muri wowe imbere ngo ni intwari kandi irakiza. Imana iri muri wowe imbere ni intwari. Ntabwo Imana iri muri wowe imbere ikwiriye guhunga Satani n'abadayimoni we. Ntabwo ikwiriye kwirukanka ngo abadayimoni baze bayikimbize jamais. Ntabwo ikwiriye kwirukanka ngo uhunge icyo kigeragezo cyangwa izo ngabo nyinshi ziguhagurukiye. Igitumye Imana yo muri wowe imbere itakaza agaciro imbere y'abadayimoni n'abadasenga Imana nyamana ni igiki? Twisuzume, twiyinire icyaha. Ngo umunyabyaha yiruka ntawe umwirukankanye, ariko umukiranutsi ngo ashira ubwoba nk'intare. Haleluya, haleluya. Iyo wahagaze mu gukiranuka, nshuti y'Imana, reka nkubwire, ubuzima bwo gukiranuka buguha gushira ubwoba, buguha guhangara, buguha guhagarara, buguha gushikama, buguha kuvuga ngo n'iyi nyanja nubwo nta bwato buhari ngewe nayambuka. Haleluya. Bukuzanira kwizera kw'igitsika mutima. Haleluya. Hamwe ureba ikigeragezo n'umusozi ukavuga ngo uyu musozi naho utavaho, uyu musozi nintabasha kuwurira, uyu musozi nintabasha kuwukikira, uyu musozi naho bitagenda gute nawuhitana nkawupfumura nkawucamo. Uko gushira amanga nta handi hantu kuva, guturuka mu gukiranuka. Gushira amanga nk'intare biva mu gukiranuka. Ikizatuma ushira amanga, ugatobora, ugasatura, ugaca muri ibyo bibazo, ugaca muri icyo kigeragezo, ugaca muri izo ntambara, nta kindi kizaguhesha gushira ayo mahanga uretse gukiranukira Imana. Haleluya, haleluya. Umunyabyaha ariruka, dayimoni ziramukimbiza, dayimoni ziramusuzugura, ibibazo biramusuzugura, ibigeragezo biramusuzugura. Umuntu urimo dayimoni akagusuzugura, umuntu utizera Imana akagusuzugura, umuntu udasenga akagusuzugura, ukagera ukajya umuhunga wenyine, ugahunga ofisi arimo, ugahunga umudugudu ukawimukamo, ukajya gukodesha ugasiga inzu yawe. Reka nkubwire nshuti y'Imana, isuzume wiyinire. Nujya guhangana na bwoba, nujya guhangana n'ibiguhagaritse umutima biguteye ubwoba, banza wiherere ushaka Imana, ubwira Imana ngo ndondora umenye nibimbamo binyanduza bikangira imbohe, ibyo nabyo binkuremo, kuko hari ikintu ngiye guhangana nacyo. Hari umugome ngiye guhangana nawe, hari umwanzi ngiye guhangana nawe, hari inzu y'abagome ngiye guhangana nawe, hari umudayimoni ngiye guhangana nawe. Banza ndondora umenye nikiranune nawe ikintu cyose cyahesha uyu mwanzi imbaraga zo gukomeza gutinda imbere yanjye ukinkuremo, cyatuma ngira ubwoba sinshire manga ukinkuremo. Nshuti yanjye, abantu bafite ibibazo, abantu barasenga amasengesho adasubizwa, umuntu agasengera ikigeragezo kikikuba inshuro. Ese wabanje urisuzuma,
warabanje uriyinira muri icyo kigeragezo urimo uragikiranukamo cyangwa bivanze n'ibyaha, uritotomba, uratukana, urangana, utekereje abantu nabi, ni ngo nibo babiguteje, ngo nibo babizanye, utekereje. Niba ugitekereza umuntu nabi uri mu kigeragezo ntabwo ushobora kiragusuzugura. Banza wiyinire wikuremo gutekereza umuntu, ubwira Imana ngo Mana babarira gutekereza abantu bawe nabi, babarira gutekereza uyu muntu nawe ntabwo ari we, ni Satani wamunyuzemo. Imana iguhe kureba shitani ari uri mu muntu, apana kureba umuntu uri mu shitani. Urwane na shitani muri uwo muntu, uhangane nawe, ntagushuke ngo agushuke nawe ushukike. Nurangiza wange umuntu, utekereze ku muntu nabi, bizatuma ikigeragezo kitava mu nzira, bizatuma utanesha. Imana idufashe. Haleluya. Imana idufashe, Imana idushoboze, Imana iturengere. Zaburi ya 18. Amen. Umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Umukiranutsi aravuga ngo naho napfa nzapfa nkimwizera, ntabwo nakihakana Imana yanjye. Mukiranutsi arahagara akavuga ngo wa musozi we wiyita iki imbere ya Zerubabeli, uzahinduka ikibaya. Umukiranutsi arahangara agafata intare nka Dawidi akayishwanyaguza akayitanyaguza. Umukiranutsi, haleluya, ahangara idubu, ubwo idubu itanyaguza abantu warayihangara akayitanyaguza. Umukiranutsi nta rupfu rumubaho, nta bwoba bw'urupfu rumubamo. Aravuga ngo icyo nzi cy'umucunguzi wanjye ni muzima, uri muri nge warakomeye kuruta uri mu bisi, ndaguhangara ndagutanyura. Umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare akavuga ngo nutamva imbere ndaguhitana. Ibiguteye ubwoba iyo ufite gukiranuka muri wowe ntabwo bigucisha indi nzira ngo bigukure mu nzira yawe nyabagendwa wagendagamo, ahubwo uravuga ngo nutamva inzira ndaguhitana. Ntabwo unteye ubwoba, ndaguhitana. Nutampa inzira ndagucaho. Haleluya. Nutampa inzira ndakugonga. Uba ufite gushira amanga kumeze nk'intare, ushira ubwoba nk'intare ukavuga ndaguhitana, ntitaye ku gihagararo cyawe, ntitaye ku bugari bwawe. Nutampa inzira ndaguhitana. Umukiranutsi ufite gukiranuka muri wowe ntabwo ibyari biguhitane biguhitana, biba bikiguhitanya ahubwo no uhinduka ubihitana. Haleluya. Bikibagirana, bakibagirana, amazina y'abakibagirana. Haleluya. Icyampa Imana ukambara gukiranuka kukumara ubwoba nk'intare, guhitana ibyari byiteguye kuguhitana, guhitana abari biteguye kuguhitana. Nibitava mu nzira ntibave mu nzira, urabihitana, ndabihitana, turabihitana. Tindana n'Imana, shaka Imana wiyinire, ikurondore n'ibyihishe mu mwijima bikureme. Amen. Imana idufashe. 5:18. Duhere ku murongo wa 4. Aravuga ngo nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Ingoyi z'urupfu zarangose, imyuzure yo kurimbura yanteye ubwoba. Ingoyi z'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanjye, yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo. Ibyo nayitakiye imbere yayo biyinjira mu matwi, maze isi iratigita ihinda umushyitsi. Imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega, zitigiswa n'uburakari bwayo. Haleluya. Ingoyi z'urupfu ngo zaramugose. Dawidi yagiye gushaka Imana, yamaze kubona ingoyi z'urupfu zamaze kumugota, imyuzure yo kurimbura
yaramuteye imutera ubwoba. Haleluya. Indi nkomoko y'ubwoba ni imibereho, ibigeragezo, ubuzima ducamo bwa buri munsi. Imibereho ducamo ibitugerageza, intambara, ubwoba bw'imibereho. Nshuti y'Imana, imibereho igihinduka isoko y'ubwoba ku buzima bwacu. Ukinjira mu mibereho utatekerezaga kuzinjiramo, ukisanga ahantu utatekerezaga kuzisanga. Dawidi agiye kubona abona igitondo kimwe ngo ingoyi z'urupfu ziramugose. Ingoyi z'urupfu. Ahangaha yaragoswe nta butabazi, nta kintu na kimwe, kandi ubwoba nshuti y'Imana, ubwoba bw'urupfu buragatsindwa. Ingoyi z'urupfu. Ingoyi z'urupfu twazigereranya n'iki? Twazigereranya n'ibirwara. Ibirwara. Urabyutse mu gitondo wisanzeho ikirwara utatekerezaga ko cyakuzaho. Ingoyi z'urupfu ziramugota. Ingoyi z'urupfu ni ibirwara. Ingoyi z'urupfu ni abantu bashaka kukwica, bagenza ubugingo bwawe, abarozi n'abapfumu. Igitondo kimwe utazi kuroga, iwanyu batazi kuroga, ugiye kwisanga wisanga abarozi baguhagurukiye n'abapfumu, baragutega mu gitondo bakagutega nijoro. Uragera mu kazi ugasanga hari ibyo bahasutse, hari ibyo bahasize, hari ibyo bahatongereye. Ngikora mu isoko Kimironko narasengaga cyane. Maze rimwe abantu baratera, baroga imiryango. Bagasanga umuntu wayaje mu gitondo afata umwanda wo muri toilette awushyira ku muryango we. Agasanga ishashi y'uwo mwanda ku muryango. Undi agasanga icupa, kari agacupa kavamo amazi y'Inyange, undi yashizemo inkari. Bakanyara mu gacupa, barangiza bagatereka hahandi akingurira neza. Abantu ubwoba burabafata. Bamwe bananirwa gukingura imiryango yabo, baratabaza, barahunga. Ko bari bazi rero ko nsenga, baravuga ngo dutegereze pasiteri, dutegereze mama Neri. Ntahagera. Ubwoba bubabuza gufungura imiryango yabo, bubabuza gucuruza, bubabuza gukingura bizinesi zabo. Ubwoba butewe n'abagome, ubwoba butewe n'abarozi, ubwoba butewe n'ibirwara. Ndagenda nababwira ngo nimuhumure, nimuhumure, dufite uwanesheje isi. Nimuhumure, dufite umwami, dufite imbaraga ziruta izindi mbaraga. Ndababwira rero nimuze hano. Baraza bakaza, nkabasenga, nkasuka amavuta, bya bintu narangiza nkabisuka amavuta, nkabikura ku muryango, nkambwira ngo noneho ni mu bitware, shaka abantu babijyane. Byarangiye ntacyo bigikoze. Barangije barandaduka, nanjye baza ku muryango wanjye, nkasanga bateretse. Ngiye nkababwira reka mbabwire, ntabwo nsenga sinikeba, ibi ntacyo byantwara. Jambo ry'Imana avuga ngo nitunywa uburozi ntacyo buzadutwara, niturya ibyica ntacyo bizadutwara. Ibi nabyo rero bigizwe n'imitongero, ntacyo byankoraho, nkabiterura nkabijyana. Ariko icyo gihe cyabimpeshaga n'iki? Muri njyewe hari harimo gukiranuka. Hari harimo gukiranuka. Amasengesho yanjye menshi nahoze mbivuga n'umukozi w'Imana amwe ku rusengero ninjoro. Twagiye gusenga tuvuga ngo niki gitumye Imana itagikora, niki gitumye Imana itakigaragara, niki gitumye abantu bari mu bwoba, niki gitumye amasengesho asengwa ntasubizwe. Turangiye dusubiza amaso inyuma, dusanga umwanya munini twafataga imbere y'Imana wari umwanya wo kwikeba, wari umwanya wo kwiranduramo, wari umwanya wo kwihanduramo urubori rw'ibyaha, wari umwanya wo kwikuramo ibyaha, kwisuzuma, kwihana. Vuga ngo Mana, haraho narebye ndacumura, haraho Mana impamvu ibintu bingezeho ni ibicumuro byanjye. Mbere yuko duherereza urubanza ku bandi cyangwa kuri Satani, twabanzaga kurwihererezaho. Mbere yuko utunga urutoki abantu, mbere yuko utunga urutoki Satani n'abadayimoni, umenye yuko za zindi zikurebaho, banza uzitunge, wiyinire, wisuzume.
nicyo gitumye abantu barasenga ariko umubabaro ukiyongeranya, ibibazo bikiyongeranya. Nshuti yanjye, mwanyemerera twe tubasha kumva aya magambo tukongera tukiyinira wa mwanya wafataga munini usaba Imana ngo iguhe umugisha, usaba Imana ngo ikurwanire izo ntambara, usaba Imana ngo ikuneshereje, ukawumara uri imbere y'Imana wiyoza wikiranura ubwira Imana ngo Mana ndondora umenye nibimbamo binyanduza bikangira imbohe ubinkuremo, unkuriremo ikintu cyose cyaheshaga ubutwara uyu mugome kungira uko ashaka. Amen. Imana idufashe. Icya kabiri ni imibereho yacu ya buri munsi, ibyo ducamo, ibyo tuhura nabyo, abo duhura nabo bituzanira ubwoba. Imyuzure yo kurimbura yanteye ubwoba. Umugabo wari uzi Imana, umugabo wavuganaga n'Imana, umugabo wagendanaga n'Imana, igitondo kimwe imyuzure iramuhagurukira. Imyuzure ni iki? Imyuzure ni ibigeragezo, nibyo bibazo bizikuka mu gitondo kimwe ukumva ngo cyamunara, ikindi gitondo kimwe ukumva ngo igihombo, ikindi gitondo kimwe ukabona umuryango wawe ntukinjiramo abantu, ikindi gitondo kimwe ukabona ibirwara bikujeho, ikindi gitondo kimwe ukabona ibyago byatatse abana bawe, ikindi umwuzure buriyuze utateguje, uravumbuka, urazikuka. Uyu mugabo wumviraga Imana, wakundana Imana, yishimiraga, igitondo kimwe umwuzure umutera ubwoba. Haravuga ngo ibi ni ibiki bimbayeho noneho? Mwuzure ni ibintu bigutungura utigeze uteganya mu buzima bwawe ko bizakubaho, utigeze uteganya kuzabona, ukabona igitondo kimwe bikuguyeho. Haleluya. Ingoyi z'urupfu ngo byamutanze imbere, ngo mu mumaro wanjye nambaje Uwiteka, ngo natakiye Imana yanjye, yumva ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo natakiye imbere yayo biyinjira mu matwi, ngo maze isi iratigita ihinda umushyitsi, imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyezwa. Haleluya. Imfatiro z'imisozi, isi ihinda umushyitsi, isi iratigita ihinda umushyitsi, kuko umugabo w'Imana yagiye yambaza Imana, atakira Imana, yikubita imbere y'Imana, aborogera Imana mu mubabaro we, mu gahinda ke, mu bwoba bwinshi, ubwoba bumugose, ubwoba bw'urupfu n'imyuzure, ibibazo byiyongeranije, ngo aragenda yikubita imbere y'Imana, aborogera Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira mu maganya ya Yeremiya igice cya 3 haravuga ngo kuko itanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubateza agahinda. Ntabwo Imana iginezezwa no kubabaza umuntu wayo cyangwa kumuteza agahinda. Imana kuko itanezezwa nabyo, ngo irangije yumva ijwi ry'umukozi w'Imana, iraryumva rigwa mu matwi, rimaze kwigwa mu matwi. Haleluya. Rimaze kuyikubita mu matwi, rirangije ngo Imana imanukana uburakari bukabije, Imana imanuka guhindira kuri ibyo byose byari bimuhagaritse umutima, Imana imanuka guhindira kuri izo nzuzi, Imana imanuka guhindira kuri iyo myuzure, Imana imanuka guhindira kuri urwo rupfu rwari rumugose, Imana imanuka guhindira ku rupfu rwari rumutaye hagati, ngo urupfu rwamutaye hagati rumushyira hagati, ruramukikiza, rutangira kumushinyagurira, ruramubwira ngo ibyo birarangiye, erega nta myaka usigaje yo kubaho, erega nushaka usezera urage, erega nushaka ugira ibyo uvuga kuko byarangiye. Rwaramugose rumuta hagati, ngo ariko arangije muri uwo mubabaro wose n'ubwoba bwose atakira Imana, yambaza Imana, ijwi ryo gutaka kwe rirazamuka, ngo ryinjira mu matwi y'Imana. Imana imanukana uburakari, ngo irangije ikintu yakoze. Haleluya. Imaze kumanukana ubwo burakari, haleluya, iramanuka ngo isi yose iratigita ihinda umushyitsi, ngo ifatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega. Nshuti y'Imana, ufite ubwoba, birakugose, barakugose, byazikutse, bimeze nk'umwuzure, byagutaye hagati, ntawe wabwira, nawe watakira. Urabwira umuntu ntibuke no kukubaza uko byagenze,
nshuti y'Imana, uragoswe, uri hagati, bibujije abantu kukugeraho, bibujije abantu kukumva, bibujije abantu kukubona. Iyo ibintu bikugose, nshuti y'Imana, nta muntu wakubona. Ugoswe n'ibibi, ugoswe n'ibyago, ugoswe n'amakuba, ugoswe n'intambara. Ninde wakubona se? Ninde wakubwira ngo komera? Ninde wakubwira ngo humura? Ninde wakubwira ngo komera? Ninde wakubwira ngo ngufashe? Abikure heye nawe ko atinya ibyo bikugose? Ese ninde wakemera kwiyahura mu mwuzure? Ninde wakemera kwiyahura mu rupfa rureba? Ninde waruzamo? Ninde? Wirenganya abantu, wirenganya umuntu. Nshuti yanjye, shaka Imana. Muranyumva? Shalom, muranyumva? Okay. Nimutajya munyumva mujye mwandika. Hari ubuzima ugeramo nk'ubu yararimo, byari bimugose. Nta mwana, nta mugore, nta mugabo, nta muvandimwe, nta mushumba. Iyo bikugose nyine byo umuntu yacaye kugira ngo agufashe. Inshuti yawe yaca he? Yakemera kwiyahura muri uwo mwuzure? Yakemera kwiyahura muri urwo rupfu? Reka da. Uretse guhagarara hakurya hariya tukamanika amaboko ngo Mana mutabare. Ariko Imana igiza ngo imaze kubyumva imanukana uburakari, ngo maze si iratigita, ihinda umushyitsi, imfatiro z'imisozi nazo ziranyeganyega, zitigiswa n'uburakari bwayo. Haleluya, haleluya. Imana ninezezwa no kubabaza umuntu wayo cyangwa kumuteza agahinda. Oya, Imana iyo yamaze kubona ibihagurukiye kuguteza agahinda, kuguteza ubwoba, kuguteza umubabaro, gutuma uhunga, gutuma ubebera, Imana ukayitakira ijwi ryayo rikayigera mu matwi, ihagurukana uburakari, igatigisa isi, igatigisa imisozi, igahindisha umushyitsi isi. Nshuti y'Imana, imfatiro zabyo zose, imfatiro zaho zose ngo zikanyeganyega, ngo umwotsi ucumba mu mazuru yayo, umuriro uva mu kanwa kayo uratwika, havamo n'amakara yaka. Imanura ijuru, iramanuka, umwijima w'icuraburindi wari munsi y'ibirenge byayo, iguruka ihetswe n'abakerubi, igurukishwa vuba n'amababa y'umuyaga. Umva ikintu. Iyo Imana yamaze kureba ibikugose, yumvisha ijwi rye ikabona ibikugose, ntabwo itabaza, ntabwo ivuga ngo Bamanera igenda undebere, Pastor Bosco genda undebere, ntabwo ivuga ngo kanaka genda undebere. Oya. Imana isabiranywa n'uburakari. Niba hari ikintu gituma Imana isabiranywa n'uburakari, ni ibikugose, ni ibingose biguhagarika umutima, bikagushyira hagati ahantu utabona ubutabazi. Oya, Imana ibyo bintu biyizanira uburakari, bituma Imana ihagurukana imbaraga zikomeye zihindisha umushyitsi, zigateza ibibazo, ngo umwotsi, umuriro ukacumba mu kanwa kawo, ugacumba Imana, noneho mu kanwa kawo hagaturukamo umuriro, hagaturukamo umwotsi. Nshuti yanjye, reka guhangana, reka kurakarira, reka kureba umuntu, takira Imana, bwira Imana, vugana n'Imana, wereka Imana agahinda kawe, uyibwire kurondora ibikuri mu mutima, irondora umutima wawe. Nibona nta kibi kikurimo, Imana izamanuka ibihindireho mu izina rya Yesu. Ndumva Imana muri iki cyumweru hari ibintu izahindiraho. Haleluya. Ndumva Imana muri iki cyumweru hari abantu izahindiraho umushyitsi, hari abantu imfatiro zabo zizanyeganyezwa. Ndumva muri iki cyumweru hari ibintu Imana izanyeganyeza imfatiro byari byishingikirijeho, imfatiro byari bihagazeho. Nshuti y'Imana, ndakwinginze, tanga umwanya wawe imbere y'Imana, wisuzuma, wiyinira, uvuga ngo ikintu cyose cyahishaga umwanzi ubutware bwo kungiraho ububasha, bwo kumbabaza, bwo kumpangara, no kunsuzugura, no kutanyumvira, Mana ukinkuremo. Ahasigaye ndiyemeje guhangana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Umukiranutsi
azashira ubwoba nk'intare. Haleluya. Umukiranutsi azashira ubwoba nk'intare. Ndabyibuka gukiranuka wageraga ku muntu urimo dayimoni kavuga ngo uranshakaho iki. Yesu yari umukiranutsi, ageze aho abadayimoni bari mu muntu baravuga ngo ese wowe duhuriye he mwana w'Imana? Niki kikuzanya ahangaha? Niki gitumye utugeraho? Abandi bose twari twarabifatiye, none wowe niki kikuzanya? Umukiranutsi aho yageze dayimoni zirataka, umukiranutsi aho yageze isi hinda umushyitsi, umukiranutsi aho yageze imfatiro ziranyeganyezwa, umukiranutsi aho yageze ibyari biteye ubwoba, ibyakwirukansaga, ibyirukansaga abandi biriruka bikamuhunga, bihunga umukiranutsi, ariko umunyabyaha arabihunga. Amen. Kiranuka bizaguhunga, kiranuka bazaguhunga, kiranuka Imana irabihindiraho, kiranuka. Amen. Haleluya. ndumva hari ukuntu ndabona ibintu, ndumva ibintu. Mukinisha ikintu cyitwa umwuka w'ubwoba. Umwuka w'ubwoba ni ikintu kibi cyane. Tuzarebera hamwe ingaruka z'umwuka w'ubwoba. Wenda reka nyuremo muri make. Umwuka w'ubwoba, umwuka w'ubwoba utuma uhindura identite yawe neza, ukayihindura kubera ubwoba, ukayihindura ukavuga ngo nibamenya ko ndi kanaka bizagenda gute. Ubwoba ukagendera mu izina ry'abandi, ukagendera mu mirimo y'abandi, ukagendera munsi y'abandi, kandi nyamara wowe warahamagariwe kudomina, warahamagariwe kuba hejuru. Ariko umwuka w'ubwoba urakumanura ukiyitirira abandi, ukagenderera mu by'abandi. Umwuka w'ubwoba utumye abantu benshi bashaka abo batagomba gushaka. Kubera iki? Ubwoba bw'imibereho twabuvuze hano icya kabiri. Ubwoba bw'imibereho butumye ingo nyinshi zubakira kubitari urukundo nyarukundo. Kubera iki? Afite uwakunda nyawe, ariko yamwitegereza akabona nta kintu afite, akabona niba abana ntibazabaho neza, akabona niba abana bazakena. Ese nshuti y'Imana, ni wowe utanga ubukire, ni wowe uzana ubukire, cyangwa Imana yawe ni izana ubukire? Bigatuma agira gute? Ajya kuwa adashaka. Bakubakana mu mutima ariko atari we, bakubakira kubifatika. Umwuka w'ubwoba utumye abantu batabyara. Imana yatanze urubyaro, iguha kubyara, ariko umwuka w'ubwoba urakwereka yuko numubyara utazabasha kumurera. Ese ni wowe urera? Ni wowe urera? Ese wowe urebye abo mwavukiye rimwe bapfuye bangana iki? Urebye abo mwakuranye bagiye bangana iki? Ese urebye abo mwashakiye rimwe badafite urubyaro cyangwa se babyaye abana bakabacika bangana iki? Ese urebye abo mwakuranye babyaye abana bakabasiga batabareze bangana iki? Abana ntibariho, abana ntibize, abana ntibashatse, abana ntibakuze, abana ntibasa neza. Ariko umwuka w'ubwoba, Satani yasutse umwuka w'ubwoba kugira ngo isezerano ry'Imana rituzura, kugira ngo abantu batinjira mu mugambi w'Imana. Asuka umwuka w'ubwoba. Imana idukize ubwoba mu izina rya Yesu. Ejo bundi nagendanye n'umuntu arantwara, yari umumotari, tugiye gutabara. Nangije ndamubaza, ndambwira se bimeze gute? Twari dutabaye umumama upfushije umwana w'imyaka 18. Dufite agahinda, ahantu twari twarondoga ahantu hose tubivuga. Umumotari arambwira atayiwe, ati ubuse ko nge nabyaye babiri, ati kandi mfite ubwoba bwo kubyara abana, ati kandi abana babiri bari muri iki, bari muri interina. None ati numva nifuza ko nabyara utundi tubiri. Ati ariko natekereza amashuri, natekereza icyo bazarya, natekereza. Ati nkumva ndarekeye. Mpita numva ubwo bicyo bwazanye mu bantu. Arambwira ati kandi nareba
ese ko ntazi ko abazabaho n'abazarama. Hati nareba ko ntabwo mu by'ukuri akeneye abana, ariko ubwoba bw'imibereho bumubujije abana. Kandi abana n'umugisha ngo ni umwanda uturuka ku Uwiteka. Ndayije mu urugero rworoshye, ndamubwira se nshuti yanjye, iyo uvuye mu rugo na moto yawe ukajya mu kazi ubuzi kuri butahe? Ati ntago mbizi, ati ko hari upfa mu nzira twari turi kumwe bakatubwira ngo baramugonze. Hanyuma se baramutse bakugonze ubu waba ukiri wa muntu uri proud cyangwa se wumva ufite ishema ry'uko uzarera abana bawe ukabakuza? Ati biba birangiye. Hamubasigiye nde? Bazakuzwa nande? Bazabaho gute? Amen. None ufite ubwoba abana bageze segonderi, ufite ubwoba bwo kubyara abandi babiri. Ufite ubwoba bwo kubyara, maze umuntu yarangiza rero hakavuga ngo Mana we ngo rwose ngo mbabarira, ngo urabona kuko bimugeze mbabarira Mana, bitese ko abari umuntu akaza kwifuza no kwicuza kubyara abana atagishoboye kubabyara. Nyamara igihe yarashoboye kubabyara ubwoba bwaramwinjiriye, ubwoba baramubundikira bumwereka ko abana bataziga, batazarya, batazambara, batazabaho. Ariko hari indi myaka shitana kugaruka akakubwira ngo ayiwe iyo mbimenya nkabyara abana gute se? Imana idufashe. Ubwoba, umwuka w'ubwoba ubwoba butuma umuntu ajya ahunga, ugasaba ubuhungiro, ugasiga iwanyu, ukajya ahantu utazi kuzatabarirwa, ukajya ahantu utazi kuzanasangayo n'umuntu. Ubwoba butuma usaba ubuhungiro, ugasiga ibyo waruhiye, ugasiga abo wabyaye, ugasiga uwo washatse. Ubwoba bukagusohora mu muryango, ugatabana, ugata umugore, ugata umugabo, ukagenda ugahunga. Ngo tuzabaho gute? Bazabaho bate? Ntuzi niba usigaje n'iminsi ingahe yo kubaho, ntuzi niba utazanapfira mu nzira, ntuzi niba utazanapfa ukigerayo, ntuzi. Ubwoba bugatuma uhunga. Haleluya. Ubwoba bw'imibereho. Imana idukize ubu bwoba bw'imibereho. Imana iduhe gushira amanga, Imana iduhe gushira ubwoba imbere y'imibereho, iduhagaritse umutima. Imana ikwambika umutima wo gushira amanga nk'intare, wo gushira ubwoba nk'intare. Igihe ugeze muri iyo mibereho ikubwira ngo biracitse, ikubwira ngo ntibishoboka, ikubwira ngo ntibazabaho, ikubwira ngo ntukibayeho, ikubwira ngo urasebye, ikubwira ngo uragaragaye, ushira ubwoba nk'intare. Uyibwire ngo wa mibereho we, wa buzima we, reka ubwire biriya narabitambutse, nibi nzabitambuka. Haguma ubuzima, kuba ngifite ubuzima nzabaho, nzabona ibindi, nzagera kure mu izina rya Yesu. Ubasha guhangara imibereho. Imana iguhe guhangara imibereho, ubuzima. Ubwoba butuma utangira gukoresha serike, ugatangira guteguraho aho bazagushingura, ugatangira gutegura uburyo bazagusezera, ugatangira wowe kubyipangira uri muzima, ugifite umwuka, ugihumeka. Ubwoba bukwinjiza mu rupfu. Haleluya. Imana idukize ubwoba. Iki cyumweru turasenga Imana idukize ubwoba. Imana iguhe gushira amanga nk'intare. Haleluya. Imana ikumara ubwoba, Imana ikugira ingare imbere y'ikigero. Reka mbwire, hari igihe Imana iguha gushira amanga n'ubwoba, isi yakubona y'umwijima ikabona uri ingare mu buryo bw'umwuka, pani ingare mu mubiri. Apana ingare mu mubiri, mu buryo bw'umwuka. Uhindukire daimoni ingare, uhindukire icyo kibazo ingare, ntukorwe umubwira ngo njye sinkorwaho, sinyeganyezwa. Neza ukigandire. Amen. Mana yanjye we, Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana muri Timoteyo wa 2. Amen. Haleluya. Turacyari kumwe. Simwe mwarekaramaga ngo nzaze kwigisha, naje. Muhore rero nze tubage nta kinya.
tubibage nta kinya, tubikureho, bitubise, batubise, dukomeze. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Timoteyo wa kabiri igice cya mbere duhereye ku murongo wa 7 aravuga ngo ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ngo ahubwo yaduhaye umwuka w'imbaraga, umwuka wo kwirinda. Haleluya, umwuka w'imbaraga n'umwuka w'urukundo n'umwuka wo kwirinda. Imana yaduhaye umwuka w'imbaraga, umwuka w'urukundo, umwuka wo kwirinda. Ibi bintu ni ibintu bigaragaza umuntu washize ubwoba. Ntabwo twahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga, umwuka w'urukundo n'umwuka wo kwirinda. Ese iyi myuka urayifite? Uyibonaho? Umuntu ntabwo yakirinda atarabaye igiharamagara. Bagakomye urahamagara taro nimutabare nimuze. Bajyaga bansetsa, ndi umuntu wakundaga guhurura no gutabara. Musi umwe barambwira ati kandi uzagwa mu gicu bazakwica. Ariko ngewe ko nari ndemwe, ntago nashaka kumva n'ubu sinshaka kumva umuntu avuza induru cyangwa umuntu atabaje ngo bamanere ngo ngumye nkinge. Nibishoboka ndasohoka nkagenda. Hari umubyeyi umwe wahiriye mu nzu nsoza, umwana we yari umudamu wa onkre, arasinzira, asinzira noneho asinzira buje yaka, buje niwe yamutwitse. Buje irangije irashira, ifata supanete, irangije irafatwa, umubyeyi arashya. Umwana aryamye mu cyumba, ubwo n'umukuze wanjye, yumva umuriro urimo uraturagurika, mama warataka. Umwana arebye abona igisenge cyafashwe, parafo yafashwe. Arangije asohoka mu nzu yiruka, ariruka aza mu rugo, aho twari turi icyo gihe, twari turi kwa sogokuru, hari hamaze ibisaruka twese twamanutse. Araza aratabaza ati mama arapfuye. Ndangije abantu bagira ubwoba bariruka, bageze mu gikari, bakinguye umuryango, dusanga na parafo zo hagati zatangiye gufatwa muri korodoro. Maze abantu bavugije induru. Rero nasanze abantu bahagaze ku muryango bavuze induru, batinya kwinjira he mu muriro. Nibyo bindi nabwiraga ngo iyo bikugose byakugose, hari abantu batinya kubyinjiramo, hari umuntu utabyinjiramo rwose uretse Imana yonyine yatabara. Ndangije ndabyitegereza, numva nuzuye gushira amanga, numva nuzuye imbaraga, ndinjira muri wa muriro, nkubita urugi rw'icyumba. None nge nakubise urugi rw'icyumba ngira ngo byibuza ntarashya cyane, we asohokemo yihuta cyangwa se tumusahure tumukuremo. Ndiruka, abantu bati we ati mama nere, ndambwira no, umuntu arimo arataka, mwe turi hanze ngo parafo zafashwe ngo bazane kuzimya, bari gushaka imicanga, bashaka amazi. Ndabwira none se nimugera mu cyumba cye yarangije biratumarira iki? Kwiheba cyo ubwo n'ubuharamagara. Ndaje ndinjira ndapfumura muri za parafo zishya, muzi parafo z'imiseke nizo zabaga zirimo. Ndaje ndapfumura, nkubita urugi, ikintu nahuye nacyo sinzakibagirwa. Kumbi yaje ashaka gusohoka, umuriro murusha imbaraga, agwa kuri rwa rugi. Amaze kugwa kuri rwa rugi, urugi ruribana, ararufunga, bari urukinga arikingirana. Nshuti z'Imana, ndwana n'urugi, ibikenyeri bigwa,
bigwa, ndarukubita ngize Imana numva ikintu kiragutse ngo pa, urugero akinguka rwakingutse nkubitana nawe ari marabira, nasohotse inyama, umutima wamvuyemo. Mana we, vuza induru, ntacyo twari tukiramiye, yari yabize arimo ayiwe bibi cyane, ntabwo nabasha kubivuga. Ariko reka nkubwire, ubwo nugushira ubwoba nk'intare, ugafokasi, ugahangara, ugatumbera ikigeragezo, ugatumbera umwanzi, ugatumbera umugome, kugeza ubwo aguhaye inzira, kugeza ubwo ucunguye ibyawe, kugeza ubwo ucunguye abawe, kugeza ubwo utemeye ibyawe birangira ubireba. Oya, reka nshuti y'Imana wambare imbaraga. Imana iguhe umwuka w'imbaraga, ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba, ngo ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga, umwuka wo gushira amanga. Imana iguhe umwuka wo gushira amanga, Imana iguhe umwuka w'imbaraga, iguhe umwuka w'urukundo no kwirinda, ubasha kwirinda, uhagarare ngo nubwo batantabara nzitabara, nubwo batandinda nzirinda, nibatandindira ibyanjye nzabirinda, nibatandindira abanjye nzabarinda. Mu makuba, mu ntambara nyinshi, mu masasu, ufate ingabo, ufate intwaro, urwane, uvuge ngo nubwo ntafite uwundinda, ariko mfite Imana iri muri njyewe imbere n'intwari kandi irakiza. Nzahagurukana n'Imana y'intwari, nzarinda urugo rwanjye, nzarinda akazi kanjye, nzarinda abana banjye, nzarinda itorero ryanjye, nzarinda igihugu cyanjye, kuko ndimo imbere n'intwari kandi arakiza. Haleluya, Yesu ashimwe. Tugiye gusenga Imana, tuzakomeza ejo. Ugiye kubwira Imana ngo Mana, ndakwinginze kuri uyu munsi wa mbere ugize ubwoba nari mfite bwose, ko naje kugushaka. Ni wowe naje gushaka, ntabwo nagiye gushaka nyabingi na ryangombe, ntabwo nagiye gushaka abapfumu n'abarozi, ntabwo nagiye gushaka abakomeye, ni wowe naje gushaka. Ndakwinginze ubwoba bundimo ubundanduremo, ubunkize, umwuka wo gushira amanga, umwuka w'imbaraga. Haleluya, kugira ngo mbashe guhangara no guhangana n'ibimpagurukiye binteye ubwoba. Senga mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami, twumvishe ijwi ryawe, Mwami Yesu, natwe turitabye, turi imbere yawe Mana, ni wowe twaje gushaka. Dawidi ngo yashatse Uwiteka, arangije aramusubiza, ngo amukize ubwoba bwose yari afite. Mana, natwe ni wowe twaje gushaka Mwami. Imitima yacu yuzuye ubwoba, ubwoba bw'icuraburindi buratugose, ubwoba bw'imibereho, ubwoba bw'ahazaza, ubwoba bw'abo duhura nabo, ubwoba bw'ibyo ducamo, ubwoba bw'ibyatugezemo. Mwami w'abami, Data wera, urupfu rwaratugose, kuzimu imyuzure yaratuzengurutse, imyuzure idushyira hagati y'ibyiringiro bizima. Data, turi imbere y'amaso yawe, turaguhendahenda Data wera, dukize ubwoba, ubu bwoba bwo mu mutima Mana ubudukuremo, turanduremo inyama y'ubwoba. Nkiza ubu bwoba bundimo butuma nakora icyo ngomba gukora, ubu bwoba butumye ntagera aho ngera, ubu bwoba butumye mpunga, ubu bwoba butumye nihisha, butumye mbebera, butumye nihindura identite, bitumye ntemera uwo ndiwe. Ubu bwoba bunkuremo, ubu bwoba bunkuye mu masezerano, ubwoba bunkuye mu nzira, ubwoba bumbujije kugera ku cyo nifuza, ubwoba bumbujije kuba uwo ndiwe. Mwami w'abami, ndanduramo ubu bwoba ntewe n'imibereho, ubu bwoba ntewe n'ibyaha, ubu ndanduremo, unyize icyaha cyose cyanzanira ubwoba mu buzima bwanjye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mana, uduhe umwuka w'imbaraga, uduhe umwuka w'urukundo no kwirinda. Senga Imana, ubwira Imana ngo Mana, kuri iki gicamunsi nk'umwuka w'imbaraga, nk'umwuka w'urukundo, nk'umwuka wo kwirinda. Imana igusuka umwuka w'imbaraga, Imana igusuka umwuka w'urukundo, Imana igusuka umwuka wo kwirinda. Mu izina rya Yesu, akira gushira amanga, akira gushira ubwoba nk'intare. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, akira gukiranuka kuguhesha gushira ubwoba nk'intare, akira kugukiranuka kuguhesha kwirukana ibyakwirukanaga, akira gukiranuka kuguhesha gutsinda ibyagutsindaga, akira gukiranuka kuguhesha kurwanya ibyakurwanyaga, akira gukiranuka kwirukankana kuguhesha kwirukankana ibyakwirukansaga. Mu izina rya Yesu, ntabwo bizaduhitana, tuzabihitana, ntabwo bizatwirukana, tuzabyirukana, ntabwo bizadutsinda, tuzabitsinda, ntabwo bizaturwanya, tuzabirwanya. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya.
Haleluya. Akira umwuka w'imbaraga, ongera wambara imbaraga. Akira umwuka wo gukiranuka, akira umwuka w'urukundo no kwirinda, kugira ngo ubashe guhangara. Ntabwo bizakwimura, uzabyimura. Ntabwo bazakwimura, uzabimura. Ntabwo bizagutsinda, uzabitsinda. Ntabwo bizaguca hejuru, uzabica hejuru, mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatangaze. Ndabakunda cyane. Ndumva iki cyumweru hari ibintu turi bwimure, nibidashaka kwimuka turabihitana. Wagiserere ukandagira umuriro, uvuga ngo nutamva imbere, nutamva inzira ndaguhitana. Nutamva inzira wa musozi we, ngo uhinduke ikibaya ndagucamo. Wambara izo mbaraga zo gushira ubwoba nk'intare, ushira amangu gitumbira, uvuga ngo nutamva inzira ubwo bumaze iminsi untera, ariko uyu munsi ndagucamo, ndaguhitana. Iyo ukanze ku muriro, ukandagiye umuriro ukagiserera, reka nkubwire, ibirahunga birahunga. Nugira injira mu modoka yawe, fatiraho, fata umuvuduko, bwira ngo ntago munkura muri iyi nzira, ahubwo ndayibakuramo. Ntago munkura mu cyerekezo cyanjye, ahubwo ndakibakuramo, mu izina rya Yesu. Ibyitambitse mu nzira yawe, ibyitambitse mu cyerekezo, akserera, shyiramo umuvuduko, kora ku muriro, wakserere, biravaho mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Turashoje. Imana ibagire neza, mwakoze cyane. Tuzakomeza ejo saa 7 n'igice.